kikamunanira, tuzajya tuvuga tuti intwari hano tubanye iki? ntabwo nabivuga. Njye hari ibyo mvuze, ushaka kunteranya n'abadukurikiye, njye hari ibyo mvuze. urumva Bishop Gafaranga atuye muri yombi. uwo ni umutwe w'inkuru uri ku kinyamakuru cyitwa Igihe. iragira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Habiyaremye Zakariya Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ateze ni amakuru gihamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiri wavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi ejo ku itariki indwi. njye nkeneye kumenya icyo yakoze. Ati kumuta muri yombi ntawe utajyamo. Ati nibyo koko. Ku wa 7 Gicurasi RIB yafunze Bishop Gafaranga ubusanzwe witwa Habiyaremye Zakariya akurikiranweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu giperereza gikomeje. Yakoreye ndetse Nkurikije buretse ababo baretse reka twumve urwego rw'ikinyamakuru imwe hari abandi bayanditse ku buryo burambuye. reka twumve. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntirwatangaje Bishop Gafaranga yakoreye iryo hohoterwa. iyi nkuru iri ku Gihe. ntibanavuze uko ryakozwe, gusa ni iryo ngiryo. ubwo si ubwo mu by'ukuri. hanyuma kanze kunjye ku kindi Kuki? hari ibinyamakuru biba bifite amakuru. None se konza uzi ikintu gihari se? Iki kibura gasa n'ikigiteterwa kirabamara. Meya nguwo ari ku butaka. Umuvandimwe twari duturanye reka kora hirya. Oya ubundi ngo nyuma y'abayobozi hakurikiraho abakozi b'Imana ngo ngo barakurikiranwa na buriya nyuma haraza undi. Oya mu izina rya Yesu. Kuki? Nizere ko mu bintu bamurega ihohoterwa rishingiye ku gitsina atarikoreye umugore we. Nkurikije troll nabonye ku wenda abe yagiranye ibibazo n'umukobwa bakorana cyangwa undi mugore. Kuko yari umugore wawe biba byafashe ntera. Urumva buri ibintu ibyo bavuga n'ubundi ibyo ngibyo ibyo bavuga ibivuga inyuma baravuga ko ari ibyo uvuze nyir'urugo. Baba we kandi noneho ngo tarihoterwa ryoroshye. Weburetse ariko hari ibintu byadutse ngo biri no mu itegeko ngo umugabo yabwiye umugore turamurama akabivuga kabiri bwa gatatu ngo bamufashe ku ngufu ngo wahojeje inkeke ugahoza umuntu ku nkeke ugamije inshimisha mubiri umugore wawe mwashyizeho supaneti. Ibyo nabyo ngo biba biraho biravuga ko habaye iki kuko ndashaka umugore we nyine niko biri kuvuga nyine yamuhohote yamukubise. umvugo ni inkuru ivuga ngo nubwo RIB yemeje ifungwa rye ntabwo yatangaje uri hohotera ryakoreye cyangwa se ibindi bisobanuro ku byakekwaho aho ngo iperereza ritarasozwa. Bivugwa ko ako ngako yaba yararikoreye umugore we witwa Muravaneti. nawe wamureze ndetse akaba ari nawe wamureze kuri RIB. Izina rya Yesu. Kuko RIB ntiyibwirije nubwo ijya yibwiriza nyine iri ihohoterwa niyo nshaka kumenya ubundi niyo nkuru. Ndetse gato ngo usomere inkuru urumva buri kinyamakuru kigiye ko bavuze ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina uragira ngo uve ko urumva oya niyo akurikiranwe yaramusabye aramwima udashaka kugira oya niyo umukubise witwaje ko ari umugore wawe barishingiyeho akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Yego urumva ibyo birahagije oya ntabwo bihagije ni umugore we kandi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. None urumva harabaye ese ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ukubise nk'urushyi ryaba ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Oya unkubise urushyi uvuga uti urambona wa munyamakuru ukankubita urushyi ariko uje ugasanga hari ngo abagore uko mwigize ukankubita urushyi rishingiye ku gitsina kuko kumva ufite imbaraga zinkubita ni uko uvuga ko ndi umugore. Iryo naryo rishingiyeho niyo mpamvu nabazaga ngo niri noneho ture umugore n'umugabo babana byagera ku rwego rwitwa ko yamukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari uko habaye ashobora kumukubita icyo ngicyo kirumvikana. Urumva nabyo biba bishingiye ku gitsina avuga turi umugore wanjye kankukubita ninjye wagukoye. Ashobora kuba amubwira amagambo mabi ashingiye ko ari umugore akamubwira ati uri agakobwa kagize gati ibintu nk'ibyo naryo rishingiye ku gitsina. Ushingiye kuvuga ngo iyo bajya gusobanura ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo ari igihe hari ibikorwa byakorewe ku gitsina
aho ngaho rero ntabwo aricyo bitari biba ibi by'abandi. aho ngaho rwose uramfashe kubyumva. Uru rubanza ko narwo tuzarujyamo se? mu izina rya Yesu abantu ibintu bandika nizere ko atari byo. Njyewe mbonye ngiye kubireba rero ukuntu ihohoterwa rishingiye ku gitsina risobanurwa. rizane Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni imvugo ikubiyemo ibikorwa byinshi, isobanura igikorwa icyo ari cyo cyose cyangiza gikozwe kinyuranyije n'ubushake bw'umuntu kandi gishingiye ku itandukaniro rigenderwaho muri sosiyete hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore. Harimo ibikorwa byo kubabaza umubiri, kubabaza umuntu bishingiye ku gitsina, ku mitekerereze cyangwa se kumuteza umubabaro, iterabwoba ryo kumukorera ibyo bikorwa, agahato kumubuza umudendezo. Ibyo bikorwa bishobora gukorwa mu ruhame cyangwa se mu ibanga ahiherereye. Ubwo hariya byabaye ahiherereye, bishobora no kubera mu ruhame. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iryo. mu rugo se ni mu ruhame. Hashobora kuba hari n'abantu bahuruye da mu ruhame. Ruhame rega ni ikintu kinini. Bishoboka agafaranga ko uyu mugore yamukundaga afashwe n'ibiki. Gukundana ushobora kuba mukundana mu gitondo ibintu bigahinduka. cyangwa ni rwa rukundo rwo mu mafoto mwugacura uzi ko hari umugabo utagakubita umugore we yamara kumukubita mu kanya akaba yamuguriye ishakoshi akamupositinga. Abandi bagore bati cyangwa umugabo nka runaka kandi agafaranga we karatomboye ate ugezeyo akumva bino bintu rero nizere ko dore ikibazo cy'abantu ubu bagiye kugenda batangira bajya muri komere ngo twari twarabivuze. none nubwira ko batangiye kumutuka. Ino abantu bagiye gutangira ngo uriya mukobwa twari ngo yamunize ngo amuheze umwuka. Oya ariko ibyo ngibyo nagiye mbibona mu bayutuba nuko nanze kubigarukaho nyine kubivuga ni ukuvuga ngo icya mbere ntabwo ribu yatubwiye icyaha, ariko akantu ka ribu nako ko gufunga umuntu tutazi icyo yazize niba ari ukugira ngo bajye bamugezeho tutaramenya icyabaye. Nsomera iyo twita ya Gatete. None se uyu Mugatete ni umwavoka. Ni umwavoka. Abikora nk'akazi. Betse gato ariko nasomye ku rutonde betse gato banza mbere kumwita. Yavuyeho nyine ariko ndamuzi aburanira. Gatete ndamuzi. Ubwo ari umwavoka nta. Impamvu ashaka kuba atari ku rutonde rw'abavoka wenda atagikora mu Rwanda, ariko ndamuzi ari umwavoka. Ari kubo birukanye se cyangwa basezeye. Urumva hano bagira lisite yabo. Sibyo y'abantu baba nkuko nabonye. Reba birukanywe. Abirukaye ntabwo ari bo ndi nshaka kureba. Impamvu nabivuga aba active. Ashobora kuba arimo cyangwa atarimo, ariko icyo nzi yahoze ari umwavoka gusa hariho utaba ari mu rugaga akaba ari nk'umwavoka utaburana. Ari umunyamategeko ukora ibindi ariko ataburana, kuko ngira ngo mu rugaga hajyamo bariya bambara amakanzu bajya kuburana. Akaba ashobora no kuba akora ari advisor mu bindi bintu nk'ibyo. Ariko yize amategeko. Oya ndamwibuka mu rukiko Kimihurura ku rukiko rukuru aburanira umuyahudi w'umupilote wari watwaye bamufatanye ibiyobyabwenge. Yaraburanaga ivumbi rigatumuka ko akundi ku ngingo z'amategeko mpuzamahanga. Yari ameze nabi cyane rwose. Niga kumubona dusomera tiki. Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. I'm not advocating for adultery, much less polygamy. Musobanurize. Ntabwo ndi kwamamaza ubusambanyi cyangwa se kwigwizaho abagore. I just do not think two adults having consensual intercourse should attract a criminal investigation at RIB and the prosecutor. Ntabwo ntekereza ko abantu babiri babyumvikanyeho bakuru babyumvikanyeho bagakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ibi ngibi byakagombye guhuruza inzego nka RIB n'ubushinjacyaha. Mama ya Mungu ta. A marriage is a civil contract. Ubukwe cyangwa gushakana ni amasezerano mbonezamubano. Therefore its breach should do like every other civil contract in Rwandan positive law. Bityo rero gukurikirana ibintu nk'ibi byakagombye n'ubundi gukorwa mu buryo bw'ubwumvikane bunyujijwe n'ubundi mu bwunzi nyine, ndetse n'ibihano by'amafaranga monetary and attract civil procedure n'ubundi hakazaho n'ubundi ubwo ni ibyo byose by'ubunzi. Iyi ngingo rega barayireze arbitration, mediation and potential monetary compensation.
ni amande ubwumvikane ubwumvikane hanyuma wenda n'amafaranga wenda niba hari ibyangiritse agacibwa amafaranga ariko ntabwo ari icyaha not criminal procedure, ntabwo ari ikintu cyagombye rwose gukurikiranwa n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo ujye mu mategeko. oya hano ikintu gihari, This is a basic principle of law. wenda itegeko ryo rirahari ariko iri tegeko ntabwo rijyanye n'igihe. icya kabiri, iri tegeko ntabwo rikora ku bantu bose. hari akantu yasorejeho ati by the way the wife of the mayor retracted the accusation and the mayor was released. Only his career and reputation have been irreparable damaged, none whether he was innocent or not. Yego. uko byagenda kose umugore we yagikuramo icyo kirego niba ariyo nawe wagitanze, sibyo? ubwo urumva bishingiye kuri meya. yagikuramo atagikuramo n'ubundi isura ya meya yarangiritse, akazi ke karagiye. Yego, yaba yarabikoze cyangwa atarabikoze, atari umwere. agasupa ubwo ikintu gihari niyo yarutira ikirego, niyo yarutira ikirego ntabwo wasubira ku kazi, ntabwo akazi azagasubira. icya kandi abantu kabiri, twese ubwo twese tumenya ko meya ngo hano hari uwavuze ngo muri bavuga kuri gafaranga ngo ashobora kuba yashatse kumwaka, yashatse gufata kuri wuncenje ku ngufu. uncence ariko kugira amazina atagira abandi bantu. ngo uncence se ni iki? nibwo ni wuncenje nyine namenya ari biki. uzayishaka urayimenya humura. ndayibutse ko abahungu bakina komedi ba buri nguni, ba buri kantu, niba ari ba buri kantu, niba ari ba buri nguni. ngayo ngo urumva ubwo rero ibyo byose nibibere hehe? i Nyarugenge. ariko rero ndumiwe. ubwo rero inkuru zirongeye zirabonetse z'agafaranga. njye numvaga nibura ni kwa kundi uvuga uti bibi byago. ariko rero nibazaga impamvu uyu munzani, zana uriya munzani w'ubutabera wazanye. uriya ko uhengetse cyangwa nuko uteye gutya. oya uzane wose muri sikirini. uyu munzani nta hantu mubona meya apima. uyu munzani